Benediction Cycling Club, ikipe y'umugisha. Ni ikipe ifite icyicaro mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi muri metero nk'ijana uvuye ku kiyaga cya Kivu. Ni ikipe yavutse muri 2005 itangira gukora neza muri 2009 bivuye ku bitekerezo by'abagabo babiri bakunda umukino w'amagare, Sempoma Felix na Munyankindi Benoit, bakaba ari nabo bayitoza kugeza ubu. Ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, iyo kipe ifite umubare munini w'abakinnyi bakomeye mu Rwanda igiye kongera kwitabira Tour du Rwanda. Kimwe na Team Rwanda na Les Amis Sportifs y'u Rwamagana, andi makipe abiri azahagarara igihugu muri Tour du Rwanda. Ikipe ya Benediction imaze ibyumweru 6 yitoreza hamwe nayo mu kigo mpuzamahanga cy'umukino w'amagare giherereye mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Niho bava berekeza mu myitozo ibera mu mihanda ishamikiye ku ya Musanze aho batuye. Akenshi banyura inzira ya Musanze Kigali, Musanze Rubavu cyangwa se Musanze Ngororero, bagafata icyerekezo runaka bitewe n'icyo umutoza ashaka ko witoza uwo munsi, dore ko izo nzira zose ziha amahirwe abakinnyi kwitoza hamanuka, ahatambika ndetse n'ahazamuka. Kimwe no muri Tour du Rwanda iheruka, Benediction Club uyu mwaka izagaragara yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku n'umweru, yambikwa n'umuterankunga wayo Skol. Iyo kipe igizwe n'abakinnyi 5 barangajwe imbere na Gasore Hategeka utuye ku Isashora mu karere ka Nyabihu, akaba na kapiteni w'iyo kipe. Agiye kwitabira Tour du Rwanda ku nshuro ya 9, ari nawe munyarwanda uzaba yikinnye inshuro nyinshi kuva yashyirwa ku rwego mpuzamahanga muri 2009. Hari kandi Uwizeyimana Bonaventure, umuturanyi wa Gasore mu karere ka Nyabihu. Afite amateka yo kuba ari we munyarwanda kugeza ubu wabashije kwegukana agace kamwe cyangwa se etape mu isiganwa ryo kuzenguruka igihugu cya Gabon rizwi nka La Tropical Amissa Bongo. Akaba yaranakinnye nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya Dimension Data, yanakiniye muri Tour du Rwanda iheruka mbere y'uko asubira muri Benediction yamwubakiye izina. Uwizeyimana agiye gukina Tour du Rwanda ya 6. Nduwayo Eric wo kuri Nkamira mu karere ka Rubavu, nundi musore uzaba agize ikipe ya Benediction, agiye gukina Tour du Rwanda ya 2. Nta burambe buhanitse afite muri iri rushanwa, gusa agira umwihariko wo kumenya guca muri humya bahanganye mu gikundi, ibyo bita breakaway cyangwa se échappée. Bazaba kandi bafatanyije na Nizeyimana Alexis wo mu karere ka Nyabihu, nawe ugiye gukina Tour du Rwanda ya 2. Akaba nubwo nta bigwi bikomeye afite muri uyu mukino, ariko agira umwihariko wo gufata iya mbere mu gusatira y'abasiganwa bagihaguruka, kandi akabayobora igihe kirekire. Umukinnyi wa 5 ni Ruberwa Jean, nawe ukomoka mu karere ka Nyabihu, akaba agiye gukina Tour du Rwanda ya 2. Gusa mwiheruka ntiyahiriwe no kuyirangiza kuko impanuka yakoze yamukoze mu nkokora nuko arisoza imburagihe. Gusa muri uyu mwaka yazamuye urwego rw'imikinire ye, yegukana umwanya wa 4 muri shampiyona y'u Rwanda, ndetse icyo gihe anahembwa nk'uwitwaye neza kurusha abandi batarengeje imyaka 23. Iyi kipe ifite abakinnyi 4 muri 5 bakomoka mu karere ka Nyabihu, ntizaba ifite inkingi zayo za mwamba zirimo Nsengimana Jean Bosco watwaye Tour du Rwanda ya 2015, Byukusenge Patrick ufite amanota menshi mu isiganwa ngaruka kwezi rya Rwanda Cycling Cup uyu mwaka, na Munyaneza Didier ugaragaza kuzamuka neza muri iki gihe. Gusa umutoza wayo Sempoma Felix asanga nawe yasigaranye atarabo kwisukirwa. Ikipe ya mbere ni ikipe y'igihugu, ni ukuvuga ngo iyo hari irushanwa runaka turabizi twese ko ikipe y'igihugu nihabwa niyo iba ari ya mbere mu gutoranya abakinnyi. Muri make rero ikipe nzabanyoboye ni ya Benediction Club. Icyo nayivugaho nuko abakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu baragiye, tugiye ducagura mu bari basigaye. N'abari basigaye ntabwo ari abakinnyi boroshye cyane, kuko nubwo ikipe y'igihugu yatwaye abakinnyi 3 mu bo twari dufite twagomba kuza kusha muri Tour du Rwanda, ariko ntacyo byadutwaye kuko nabo dufite ubu ngubu bafite icyo bakora. Ntabwo rero wavuga ko yoroshye, yebwe ntabwo ifite imbaraga zingana n'iza equipe nationale, kuko equipe nationale ni nabani selection ya ma equipe yose yo mu Rwanda, harimo abaturukira Rwamagana, harimo abaturukira Rubavu. Urumva rero iyo selection yego ibikomeye, natwe abo dufite ntabwo navuga ko boroshye. Kapiteni wa Benediction Club Gasore Hategeka unafite icyubahiro cyuko ari we wegukanye shampiyona y'u Rwanda iheruka mu gusiganwa mu kivunge mu muhanda ibyo bita road race, avuga ko bari umunabe yahawe ngo azabayobore muri Tour du Rwanda abafitiye icyizere. Nta bakinnyi bakinye Tour du Rwanda, bona ashobora kuba akinye Tour du Rwanda 6, Ruberwa ndagira ngo ni ya 2, na Nizeye ni ya 2, na Eric ni ya 2. Jewe nk'abandi kapiteni nkinye imyaka 9. Numva ko ikipe
kipe nzaba mpagarariye izaba ikomeye, ko wenda uzaba ukinnye imwe cyangwa ebyiri hari icyo yize mu myaka ishize nicyo agomba kongera nyine yahindutseho. Numva ikipe yanjye uko ndi kuyibona muri ino minsi hari ikintu dushaka kwigaragariza nk'ikipe yacu, tugaragariza n'igihugu cyacu. Numva uko iriya kipe duhagaze neza, turi kuri regime, ku myitozo myiza, regime nayo tuyiriho neza nta kibazo. Sempoma Felix yemera ko Tour du Rwanda y'umwaka izaba irimo amakipe akomeye cyane kandi yose azaba ashaka umwenda w'umuhondo. Ikipe y'ingunira mu kitabonye uwo mwenda ntizavira mwaho. Ikitujyanye muri Tour du Rwanda ni ugushakisha umwenda w'umuhondo. Harimo amakipe 16 muri Tour du Rwanda. Ayo makipe yose abazava i Burayi, azava muri Amerika, ari mu Rwanda, yose nta kindi afite, intego nimwe niyo gutwara uyu mwenda w'umuhondo. Natwe rero intego dufite nka Benediction Club ni gutwara umwenda w'umuhondo. Bitashoboka, iyo bidashobotse icyo gihe ushakisha ubundi buryo wakinamo. Nivuga ngo ni umwenda w'umuhondo, bidashobotse ama etape, kuko dufite muri equipe dufite abantu benshi babishoboye. Iyi kipe nubwo itabonye umwenda w'umuhondo yifuzaga ubushize, ariko yaravuzwe cyane kubera umukinnyi wari uwayo Mugisha Samuel wigaragaje cyane akegukana igihembo cy'umukinnyi wanikiye abandi bose hazamuka, bigatuma benguka n'ikipe yabigize umwuga Dimension Data yo muri Afrika y'Epfo. Ruberwa Jean uzwi nka Kabiona, inshuti akaba n'umuturanyi wa Mugisha, inzu ku yindi ku Mukamira, nawe arifuza kuzakora ayo mateka akaba umwami w'imisozi nyuma yo kugirirwa icyizere akongera gushyirwa mu bakinnyi 15 bakomeye mu Rwanda. Umunyarwanda yabivuze neza ngo akungo gashaje niko karyoshya imboga. Kurikije imyiteguro nabashije kugira uyu mwaka itandukanye n'imyiteguro nari mfite umwaka ushize nkina Tour du Rwanda ya mbere. Kuba nagize amahirwe bambona misiyo hanze kwitabira Tour de Côte d'Ivoire, ituri yamfashije imfasha kuba nakuramo experience, gutinyuka, nizera ko muri Tour du Rwanda nanjye mfite kugaragaza mayo y'ikipe yanjye, kandi mbifite mu ruhare byose nizeye ko bizashoboka. Nakaye kantu bazakwitegaho ubutike kantu akantu niteguye kugaragara muri Echappe cyane, byanashoboka nanjye nkagerageza gushakisha King de Mountain. Ibyo bishimangirwa na bamwe mu babona ingufu Gasura afite muri iki gihe, ariko abandi bakemeza kabyina avamo. Abo bose cyane abamushidikanyaho ngo azabemeza muri Tour du Rwanda kuko ubu nibwo ameze neza kurusha mu myaka yashize. Ikintu nabatangariza ku bafana uko barabona nuriye podium, kandi niyo ntego mfite muri uyu mwaka, shaka kuzatsindamo stage imwe cyangwa ebyiri, ibindi byose bigakomeza wenda nkarangiza no muri top 5. Intego nihaye ngomba gukora neza, nkareba ko wenda mbese mu myaka ishize havutseho utubazo dutandukanye, ariko uno mwaka nanjye nshaka kwisuzuma nkareba ko ntari nasaza nk'uko babivuga. Umuntu ageze mu myaka 30 aravuga ngo arashaje, gusa ngiye kwerekana yuko aribwo ngiye utangira igare, kuba utaruheruka kunyumva agiye kongera kunyumva muri Tour du Rwanda. Kujisho mu muhanda, mu myitozo, kumeza basangira, mu kiruhuko, baganira, batembera mu mahumbezi y'ikigo cyabo cy'imyitozo Musanze mu Kinigi, ubona rwose nta na kimwe kibura. Ubona baseka batindiwe gusa n'umunsi nyirizina. Kimwe n'andi makipe yose uko ari 15 azabahanganye na Benediction Club muri Tour du Rwanda, guhatanira umwenda w'umuhondo bizatangira kuri iki cyumweru tariki 12 Ugushyingo, bakazatangira basiganwa n'isaha mu gace kabanza ka kilometero 3 n'igice kazwi ku izina rya Prologue.